Nimesema nyinyi ni jeshi la ARC, yani Armée Nationale Congolaise, jeshi ambalo liko hapa kukomboa nchi yetu, kukomboa wakongomani wote ambao wameteseka muda mrefu, jeshi ambalo liko hapa kusamisha ujinga wote wa Tshisekedi na wenzake. Ingabo z'u Burundi zari ziri mu gace kitwa Kabembwe, ahangaha ni muri Bibogobogo. Izi ngabo zimaze guhunga muri aya masaha, ariko kandi indege ikomeje kuzenguruka ikirere cya Minembwe. Turakubwira ibice bitandukanye iyi ndege ikomeje kuba yazengurukamo. Ese iyi ndege ni yande, iragamije iki muri rusange? Muri aya masaha kandi hari ijambo rimaze kujya hanze rivugishije benshi cyane, ijambo ry'umugabo Ndikuriyo, aho azanije kuba yatanga Minembwe n'ibindi bitandukanye amaze kuvuga, byatumye abenshi bavuga muri aya masaha. Tubaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye muri izi shamwe tugiye kurambura. Mwese tubaye imikazo muri atandukanye. Nge nitwa Ajabu Marashi, ndi kumwe na Nikolani. Ko rumeze neza? Yego, meze neza rwose. Reka twite dore kuri izi ngabo z'u Burundi mu byukuri zimaze guhunga. Ni ingabo zari ziri mu bice bitandukanye mu gace ka Kabembwe muri Bibogobogo. Izi ngabo zamaze guhunga zerekeje hehe? Urakoze cyane bwana Isaac, bwana Marashi. Izi ngabo zarangije guhunga zerekeza mu bice byinshi bitandukanye muri twa duce twa za Baraka, barimo baragenda bahunga. Yego. Aba basirikare bari bakambitse ahantu bita Kabembwe. Hano muri Kabembwe ni ahantu hari umuhana w'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yego. By'umwihariko iyi Kabembwe ikaba yegeranye n'ishyamba bita Ndobo. Iri shyamba rya Ndobo iyo uri ruhande rwaryo uhita ukomeza, iyo uryinjiyemo neza urashobora guhinguka mu ishyamba bita Bijabo, rigera hariya muri kiragiyo mu cyo hagati. Yego. Iri shyamba barangije kugira ubwoba n'abasirikare nyuma yuko bamaze kubona ko bari hano muri tuno duce twa za Kabembwe. Ingabo za M23 bakaba bari nabo muri iriya shyamba bakaba bari muri ya shamba nabo rindi rifatanye na Ndobo. Kugeza ubu ngubu bahise bagira ubwoba, baravuga ngo M23 ndetse natwe Rwandeho barashobora kutugeraho bavuye muri ririya shamba bakaza bakadutera. Yego. Ikindi kandi barangije kubona ko M23 yarangije kwegereza, kwagura cyangwa se gufata turiya duce twa za Bibogobogo. Baravuga ati M23 yibeshe ikadusanga hano muri tuno duce, irashobora kudufungira inzira ntitubone uburyo tuvano muri Bibogobogo. Bahitamo kugira ngo bahite bagira gute, bahite bava muri turiya duce bahunge berekeze hariya muri Baraka. Umuntu utazi Kabembwe aho iherereye, reka mbabwire, uvuye nko mu Minembwe, uvuye mu Minembwe ugera ahantu bita Point Zero ukanyura ahantu bita Nguri. Yego. Inguri ukanyura ahantu bita na Kiheri. Na Kiheri ukagera ahantu bita Gisu cyangwa se Ndusu. Wava aho ngaho kuri Ndusu ukabona kugera ahantu bita Kabembwe. Yego. Cyo ngicyo nicyo bita hariya muri Kabembwe. Aka kaba kabaye agace ka kabiri ka gatatu dushobora gutangaza M23 ifashe muri aya masaha. Karageramiwe muri make. Karageramiwe barangije kuva Amerika. Kandi abasirikare bavuye mu gace direct mu gace buri akaba karangije. Undi wahita kinjiramo babyarangiye. Byarangiye muri guhunga nuko batinye kuraswa, nta kindi. Batinye kuraswa nyine kandi aho barasirwa hariya muri Ndobo birakomeye cyane. Ndobo birakomeye kandi Ndobo irimo inzira. Irimo inzira ikomeye cyane hariya muri turiya duce. Abasirikare bavuye Bijabo directement bahita bahinguka hariya muri Ndobo, barangiza bagahita batangira kurwana. Uriya muhanda kandi wa Ndobo bigeze kuwukoresha mu mwaka w'igihumbi 1996 mu gihe ingabo zahoze ari za Kabila Pere. Ubwo bari abaturage barimo bicwa bazabibogobogo, abasirikare baje batabaye banyuze hariya muri Ndobo. Buriye harimo inzira banyuze hariya muri Ndobo, baraza neza bahinguka hariya muri Bubembe. Noneho bakaba batinye kugira ngo bagere muri tuya duce twa Zabibogobogo, baravuga bati abasirikare ati dukomeje kwibera ahangaha muri kano gace ka Kabembwe, ingabo za M23 zikaba zava muri iriya shamba bakaza bakadusanga hano, baturasa bakatumara. Byatumye bajengura ibintu byabo baragenda. Ariko ntabwo biratangazwa no baherereye naho bahungiye. Bahungiye muri Baraka reka. Bahungiye muri Baraka. Naho se ko umutekano wifashe nabi baramera bati. Naho umutekano wifashe nabi hariya muri Baraka hari ubwoba bwinshi cyane. Ndetse n'abaturage ba Baraka benshi bahunze, bamwe berekeje za Uvira, abandi barimo berekeza za Karema. Aho hose abaturage bahunze banyagaye cyane hariya muri kariya gace. Ndetse n'abari Fiziyo batangiye guhunga ku munsi w'ejo. Birumvikana rwose kandi iriya mirwano irakomeye cyane, ntabwo ari imirwano yoroshe.
nahoze n'ubwo abasirikare b'u Burundi bamwe bavuga ko Neva ari kubatererana ari kuboroha mu masasu ngo y'umuriro ya M23 batabaza bati ntabwo mwebwe muzi ntare za Sarambwe umuriro w'amasasu ziri kuturasaho ni umusirikare numvise abyivugira we uri ku rugamba avuga ko mu by'ukuri Neva ngo ari kubaroha nibyo usa n'uvuze ukomozaho uti bari guhunga impamvu bari guhunga ni uko ngo bari kuraswa biteye ubwoba bagatinya gupfa nicyo kintu ngo gihari kuko abenshi baravuga bati turi kurwana impamvu tutazi iyo turwanira nta mpamvu nyamukuru turwanira ahangaha nta nyungu dufitemo niyo mpamvu bari guhunga bari guhunga cyane nta mpamvu bafite nyine barimo kurwaniramo nka MRDP twirwaneho na M23 turiya duce barimo ni uduce bari bamaze igihe kirekire baturwaye bashaka kugira ngo babashe kutwigarurira bari bamaze igihe kirekire basonzeye umutekano w'abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe kuba barimo bagenda bigarura tuno duce dutandukanye ugashingira no ku matangazo yabo basohora ugashingira ku madisikuru bavuze mu gihe bari hariya mu misozi miremire ya Minembwe bahumuriza abaturage bababwira ngo nta mirwano izongera kuba hariya muri turiya duce ati Minembwe imirwano bayi warangiza uko bihuza n'ibyo barimo bakora ubu ngubu n'uduce barimo bagenda bafata niki se kiterekana ko bashobora kuba bagiye kwigarurira Baraka ndetse bigarurira na Fizi bahite bigarurira ndetse na za Maniema batambuka baje kwigarurira na za Kalemi utwo duce twose M23 ndatwirwaneho bafite ubushobozi bwo kubasha kutwigarurira birumvikana cyane reka dukomeze turebe n'ahandi hakomeje kuvuga ibintu bitandukanye muri rusange nibyo reka dukomeze bwana Marashe buriya niko abantu batajya bamenya M23 ndetse na twirwaneho twirwaneho MRDP na M23 bano bafite imbaraga wamenya ko mu minsi ibiri bamaze kwigarura uduce turenga turindwi gusa mu minsi ibiri Kirumbi na Kieri Mutambara Turuki Rusenda Kizura ndetse na Karenga mu minsi ibiri yonyine iminsi ibiri yonyine kandi uduce tunini cyane uduce tunini cyane uzi ko teritwari ya Fizi buriya ishobora kubingana n'u Rwanda ni hatari iyo ni teritwari ntabwo ari ukuvuga ngo ni ntara teritwari imwe gusa iraruta u Rwanda birakomeye cyane none nicyerekana ububasha bwa zino ngabo za nicyerekana ububasha bwa M23 n'uduce imaze kwigarurira urumva tuno duce twose umaze kwigarurira yanije kutudiployingamo abasirikare benshi batandukanye bari kutugenzura bacunga umutekano cyane bari kutugenzura bacunga umutekano birakomeye cyane birumvikana yego reka noneho dukomeze tuvuga ku ndege irimo gukomeza kuzenguruka hariya mu kirere cya Minembwe iriya ndege ko yakomeje kuvugisha benshi iriya ndege irashaka iki iriya ndege yavugishije benshi cyane hariya nyuma y'uko bamaze ibyumweru bibiri nta bitero bagabwaho hariya mu misozi miremire ya Minembwe batuje batabona drone batumva isasu mu kirere nta kintu na kimwe bumva gishobora guhungabanya umutekano wabo jusqu'à maintenant cyangwa se kugeza aya masaha drone irimo yakomeza kuzenguruka hariya muri kiriya kirere cya Minembwe no ku munsi w'ejo nababwiye ko yari irimo ihazenguruka kandi ziriya drone zirimo zizenguruka hariya ni za drone zigenda zigira gute zifotora hari abantu nabonaga batwandikira bavuga ngo se nimba kuzenguruka kwa drone hariya mu kirere ntishobora kuba hariya M23 ntabwo drone ya M23 yabazenguruka hejuru irimo ishaka ngo ubutaka rusange iriya ndege ni yandi izenguruka iriya ndege izenguruka ni indege ya FARDC na coalition yabo niri gutata niri kurasa iri gutata ntabwo iri kurasa irimo gutata igenda ireba uduce twinshi dutandukanye irashaka kureba ngo focusing ireba hari ibirindiro bya M23 ireba uburyo yabagabaho ibitero yamaze kumenya amakuru neza buriya drone zikora akazi kenshi hari drone buriya zifotora hari drone ziyasa hari drone zikora ibikorwa byinshi bigize gute bitandukanye iyo iri akazi kayo nako ngako iyo akazi kayo ko zirazenguruka ni nyinshi ko ziragenda zigira gute zifata amafoto zazengurutse mu duce twinshi dutandukanye ariko tutundu tungiye kugaruka zazengurutse ahantu bita Rutigita mu Marango zizenguruka ahantu bita kuri Runundu ni umusozi muremure cyane ni ngaho umusozi wa kabiri muremure muri Minembwe hanyuma noneho bazenguruka ahantu bita mu Gahwera bazenguruka ahantu bita kuri Gitavi niyo musozi wa mbere muremure muri Minembwe usumbi n'imisozi yose bazenguruka ahantu bita Kabingo bazenguruka ahantu bita Rugezi utu duce twose batuzengurutse neza bazenguruka ikirere cyaho bagenda bareba ariko drone yari iri kure cyane ntabwo yamanukaga ngo yigire hafi ntabwo yamanukaga ngo yigire hano hafi birumvikana reka ngusabe kugira ngo dukomeze ariko dore no ku ijambo ry'umugabo bita Ndikuriyo tuba ryo duheraho mbere ko tujya mu bindi bintu uyu mugabo ko yavuze ijambo rikomeye uyu mugabo bita Reverend Ndikuriyo yavuze ijambo rikomeye cyane nyuma y'uko arimo agenda akora sensibilisation
sensibilisation ni ugushishikariza Yego, arimo arashishikariza ubukangurambaga. imbonerakure Aha. azibwira ngo turashaka ko mwishyira iki mujya kurwana hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati muzajyana muzaba muri kumwe na FDLR muzaba muri kumwe na P5 muzaba mujyanye n'ingabo zacu z'abarundi muzaba mujyanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Yego. muzaba muri kumwe n'abazalendo muzaba muri kumwe na coalition yabo yose ati mugende mujye kurwana mufate kariya gace ka Minembwe nimurangiza gufata Minembwe ubutaka tuzabubaha nimwe muzatura hariya muri turiya duce twa za Minembwe abaturage ba Minembwe bazaba barangije kugira gute kwirukanwa bazaba barangije kwangazwa ni ukuvuga ngo intego ni ukwirukana abakongomani ku butaka bwabo hakimurirwaho abarundi iyo niyo objectif yabo nibyo uyu mugabo bita Reveriye Ndikuriyo arimo agenda asobanurira bariya ziriya mbonerakure kandi izi nama z'uyu mugabo Reveriye Ndikuriyo arimo akoresha ntabwo arimo azikoresha ku manywa arimo arazikoresha nijoro yimura abanyagihugu ku butaka bwabo azanimo abanyamahanga babutureho yimure abanyagihugu ku butaka bwabo hanyuma afate bene wabo b'abarundi abazane bature hariya muri turiya duce tw'imisozi miremire hanyuma tube utwabo bahubake amazu yabo bahororere bahahinge bahubake niba ari amashuri cyangwa se niba ari iki mbese habe activite zabo z'iki z'igihugu cy'u Burundi ubwo ni motivation yo kugira ngo bajye kurwana bashishikaye barwana urugamba n'imbaraga bavuga bati icyo duharanira mu by'ukuri ni ukurwanira ubutaka bwa Minembwe ni motivation yabahaye iyo ni motivation yabahaye yo kugira ngo bagende barwanire buriya butaka bwa Minembwe arimo arababwira ko buriya butaka ntimuburebe nk'aho ari ubutaka bw'abakongomani ntimuburebe nk'aho ari ubutaka bw'abanyamurenge ntimuburebe nk'aho ari ubutaka bw'ababembe cyangwa abafurero cyangwa abashi cyangwa abandande cyangwa abarega muburebe ng'ubutaka bwanyu mugiye kurwanira mugiye kugomeka muri rusange ku gihugu cyacu cy'u Burundi no kucyagura nibyo niwo bivuze neza bagiye kwagura Burundi mu yandi magambo nicyo barashaka ko Minembwe bayifata bakayanexa ku gihugu cy'u Burundi ibi ngibi nibyo uyu mugabo bita Reveriye Ndikuriyo arimo agenda abwira ziriya mbonerakure kandi arimo arabashishikariza benshi bamaze kwiyandikisha ariko mu minsi yashize twabagezagaho amakuru tubabwira ko bamwe mu basirikare b'u Burundi mu baturage b'u Burundi bamaze igihe kirekire batanga amatangazo bavuga bati nimujye kwinjira igisirikare ariko banze kwinjira igisirikare anyura mu bagize ubwoba anyura mu wundi muvuno atangira kubabwira ngo Minembwe muzayifata nimurangiza kuyifata muzayituramo murabizi ko Minembwe iri très riche cyangwa ifite ubukungu buri ku rwego rwo hejuru kuba Minembwe ifite ubukungu buri ku rwego rwo hejuru mugomba guhaguruka mukarwana icyo bita iki tuvuge ngo umuhenerezo ni ukurwana udasubira inyuma ntacyo wisize utizigamye sibyo kurwana utizigamye ibyo ngibyo nibyo uyu mugabo arimo agenda ababwira ababwira ati mu gihe mwatsinda ruriya rugamba Minembwe mukayifata muzacukura amabuye y'agaciro za Bovu muzacukura amabuye y'agaciro za Rugezi muzacukura amabuye y'agaciro ahantu hose ari muzahinga muri turiya duce muzahororera muzatura hariya muri turiya duce tuzaba utwanyu byanga byakunda none se ndibaza bizakora ntabwo byakora ahubwo biriya bituma M23 naho itari yashize imbaraga izongera kugira ngo basubize inyuma bose umuntu yazakubira ngo ndagukura mu nzu yawe ngo nurangiza ugende umwangaze uhunge nurangiza ukavuga ngo wamwemerera bizagorana wahunga ujya hehe wava iwanyu ugahunga ujya he kiretse ubwo nawe ugiye ahavuye rero agiye ahavuye se harari i Burundi nabyo ni ibibazo mu Burundi se harari i Burundi nicyo gihugu cya mbere gikennye muri Afurika cyaje ku mwanya wa kangahe wa gatandatu ku isi mu bihugu bikennye urumva none wavuga ngo cyakwakira impunzi nta kibimaze cyese ntabo cyakwakira igihugu cy'u Burundi birakomeye cyane birakomeye cyane hariya muri turiya duce ariko tugikomeje reka nkubwire kandi kantu kamwe hano hari umugabo bita Cedric Muyoboke Cedric uyu mugabo Muyoboke Cedric yandikiye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi uyu mugabo akaba ari uwo mu Kagara amaze kumwandikira Kongoro nawe arengera ku rupapuro nawe yandikira Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi bose baramwandikira bari basanzwe bombi bakorana mu cyo bita Akagara uyu mugabo bita Cedric yamwandikiye ati bwana nyakubahwa Perezida wa Repubulika yewe ndi umwenegihugu ndi umupatriote nkunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko umugabo bita Kongoro agiye guhenangura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ati icya kabiri Kongoro arakubesha akakubwira ko hari uduce twafashwe kandi utwo duce tutigeze tugira gute tutigeze dufatwa ati nyuma yuko nkubwiye ibyo ngibyo Kongoro yatangiye kwinjirira bamwe mu bapolisi cyangwa mu basirikare kugira ngo babashe kugira gute babashe kunyica ati none bwana nyakubahwa perezida wa repubulika nkaba nishize mu maboko yawe ndasaba ko wampa abapolisi bandinda kugira ngo Kongoro atajya kunyicisha. Kuki uyu mugabo yavuze ko Kongoro ari kugambanira igihugu cyangwa se ari kucyoreka n'ibikere makora bituma bavuga ayo magambo? Ibyo Kongoro akora, ibyo uriya mugabo avuga ari Cedric ari Kongoro, ibyabo Kongoro turabizi ko agambanira igihugu. Yego, Kongoro agambanira igihugu cya Kongo kandi cya kabiri Kongoro agira gute arabeshya kandi yajya no kubeshya burya bajya bavuga ngo ujya gupfa abesha umwami. Yego, umwami y'umubeshe kera batukanaga igitutu baravuga ngo akabesha umwami inzoga. Umwami y'umubeshe direct afite gutanga itegeko bakakwisha. Yabonye kuba uri kumubeshya yabivumbuye no gupfa urapfa. Kuba Kongoro yatangiye kwandika ari amabarwa yisobanura kubyo uriya mugabo Cedric yagize gute yavuze. Kongoro nawe yayisarengera ku rupapuro yandikira nyakubahwa perezida wa repubulika ati gusaba kwisobanura. Ibyo uyu mugabo bita Cedric Muyoboke yanditse ibi ngibi nuko mparabika nta na kimwe nigeze ngira gute nigeze nkora, ahubwo nyakubahwa perezida wa repubulika nanjye nishize mu maboko umpe polisi zindinde kubera ko Muyoboke arashobora kungambanira nanjye nkicwa. Ko nubwo byakomeje kugorana hariya byakomeje cyane bigenda bikora ku bantu bo tugara benshi cyane bagiye babigaruka abo bita Bayimire Muyizi abo bita bande bari bose bakingungu bari bose bagiye babigarukaho bavuga ngo ibi birimo bigenda bikorwa bamwe ngo ni ibintu bisanzwe ngo biba no mu yindi miryango abo no guhumuriza bari abanyakagara ariko bari abantu bo mu Kagara baragije gucikamo ibice bingahe bibiri. Byarangiye rwose, byarangiye bacitsemo ibice bibiri, bamwe bari ku ruhande, hari abari ku ruhande rwa Kongoro, hari abagiye ku ruhande rwande rw'uyu mugabo bita Cedric Muyoboke, hakaba noneho n'abandi bari ku ruhande rwande rwa Masunzu, hakaba noneho n'abandi bari ku ruhande rwa Minisitiri Alexis Gisaro, abandi bari kuri bakingungu, bari bose bamaze gucikamo Akagara nta stabilité baba bagifite. Byamaze kuba ibibazo kabisa bikomeye cyane. Ibindi twakomeza kugarukaho byakomeze kuvuga muri amasana imbere yuko dusoza. Reka mbere ko dusoza tubabwire nubwo Bibogobogo bakomeje kuyataka, twababwiye amakuru mu gitondo tubabwira ko Bibogobogo ingabo za M23 zarangije kuyigeramo indirect apana direct, indirect byamaze kugerwamo barimo ariko ntibarajya hagaragara. Yego, mu buryo bwa rwihishwa ari nayo mpamvu wabonye bari abarundi batangiye kwikura muri turiya duce bahunga gakeya. Abaturage batuye muri tuno duce baratuje nta n'umwe urahunga ariko bamaze kumenya ko M23 natwirwaneho bageze hariya muri turiya duce. Muri make hari mwibanga barabwira amabakuru gake cyane rwose niko MRDP twirwaneho na M23 niko bateye niko bajya banakora. Hari imihana yabo barimo kugeza ubu ngubu Bibogobogo yari ifite imihana myinshi cyane ariko imihana yasenywe n'umugabo bita General Autoproclamé Yakutumba. Niyo wayisenye. Iyi mihana niyo wayisenye ayisenye afatanyije na Bangoma Nzito nabo bita Bamakanake. Kugeza ubu ngubu mu mihana 30 mu mihana 30 Bibogobogo yari ifite. Ubu ngubu basigaye bari mu mihana itayenze muri mu mihana 6. Indi 24 bayivanywemo byose bayivanywemo barayitwika mu matongo. Imihana yasigaranye ni mwana wita Bibogobogo. Ibi mbivuze kubera ko ari muri Bibogobogo hata urugamba rwatangiye kwinjira muri turiya duce abantu bamenye ahari abantu ahatuye abantu n'ahadatuye abantu. Muzajya wumva ko imirwano yabera ahantu hadatuye abantu ubashe kugira gute guhumurika. Yego, iyi mihana ni ahantu bita Bibogobogo kwa Matare niho hatuye abantu, Bibogobogo Bijanda hatuye abantu, Magaja hatuye abantu, Rurimba hatuye abantu, Nyagisozi ya kabiri aho ngaho naho hatuye abaturage. Imihana yasenyutse hano hari utundi duhana dukeya navuze ariko utuduhana natwo tugiye tubumbira mu yindi mihana muri iyi ngiyi ikiterateranya gusa nawe niwumva hari umuhana numvuze nibagiwe muri comment uze kutwandikira ubutubwira. Imihana yasenyutse noneho hasenyutse umuhana bita Nyagisozi ya mbere, hasenyutse bita Bivumo, hasenyutse bita Rutabura, hasenyutse bita Mugono, hasenyutse icyo bita Kabembwe, Kabara, Murebwa, ndetse hasenyuka n'icyo bita Magunga, hasenyuka n'icyo bita Mugorore ya mbere, Mugorore ya kabiri, ndetse na Magunga ya mbere n'iya kabiri, hasenyuka icyo bita Kavumu, hasenyuka icyo bita Kibingo, hasenyuka icyo bita Magaja, hasenyuka icyo bita Kowete, hasenyuka icyo bita
Rushasha hasenyuka icyo bita Bikirikiri, hasenyuka icyo bita Bibogobogo mu Bahima, hasenyuka icyo bita kwa Sebasaza, hasenyuka icyo bita Rutabura. Yose yamaze gusenyuka. Iyi yose yamaze gusenyuka imihana yose. Ni ukuvuga ngo n'indi imihana yasenyutse. Mama 23 natwe irwaneho bakaba bari kwinjira hariya muri turaduce. Egare ko bashaka ko abaturage bavuye muri iriya mihana yongera ikubakwa bakayisubiramo. Niyo ntego ihari. Iyo niyo ntego ihari iri gutuma Mama 23 yarangije gufata umwanzuro ivuga ko byanga byakunda igomba kwigarurira utundi duce twinshi dutandukanye. Nibyo. Hanyuma noneho reka ngusabe unyemerere. Yego. Mbona abantu bakomeza kutwandikira tubaza ati mujye mutubwira ibiciro ese mu Minembwe kuva Mama 23 yahagera ibiciro byarahindutse. Ngiye kubabwira ibiciro ingenzi kubabwira uko bimeze cyane rwose. Ibi biciro nabyo byagiye bihinduka. Ibi ngibi biciro tugiye kubabwira ni ibiciro byejo kuwa kangahe kuwa kabiri. Yego. Ku isoko igirema kuwa kabiri ikaremera hariya mu Madego cyangwa se isoko ya na kabiri mu rurimi rw'ikinyamurenge kugira ngo abantu babashe kubyumva neza. Ibiciro none ko byari bihagaze ku munsi w'ejo. Isabune ya tije nyine yari imigura 20,020 y'amakongomani yari isanzwe mbere Mama 23 natwe irwaneho bataragera hariya muri turaduce yari isanzwe igura 100,000 yageze ku 20,020 irakatutse bigezaho yarakatutse. Umunyu wari usanzwe ugura 75,000 ubu ngubu urimo uragura 10,010. Icyo ni ikiro. Icyo ni ikiro. Warakatutse cyane. Isukari yari isanzwe igura 80,000 yageze ku 20,020. Ni menshi cyane yavuye. Ikiro cy'isukari ni menshi. Urumva havuye 60,000. Ni menshi cyane. Ni menshi cyane. Amavuta litiro y'amavuta mvuga ni litiro yo guteka. Y'amavuta y'iki yanga twita amagazi cyangwa amamesa. Aya ngaya biterwa n'agace umuntu aherereyemo. Aya ngaya yarasanzwe agura 60,000. Ubu ngo urimo litiro irimo iragura 25,000. Yaragatutse cyane. Yego litiro numva tuyivuze bapimira muri rino cupa rya Primus. Nijye bajya bapimiramo. Litiro y'amavuta yo guteka niyo bajya bapimiramo. Byumvikanye. Hanyuma noneho icyo bita ibumba ifu. Ibumba ifu ni ibikombe 12 bijya bikombe binini bijya binini gicupa cyangwa yarakita ngo ni igikombe cy'icumi. Cya kindi bamweshaga ibigage bagitaga igikombe cy'icumi cyangwa muhinzi muhinzi sawa. Bijya bikombe 12 nibyo twita ibumba ifu. Byarimo bigura 45,000 ariko byamanutse birimo biragura 15,000. Ibumba y'ifu yahurure cyangwa se ubugari ndimo nakubita mu kinyamurenge n'abanyamurenge babasha kumva badukurikira byumvikane neza buri amakuru tuba tuyavuga kugira ngo umuntu wese udukurikiye abashe kumva ibyo turi kuvuga. Ibumba y'ifu yahurure cyangwa se ubugari yaguraga 12,000 yaguraga 30,000 irimo iragura 12,000 byanga byakunda kugeza aya masaha hari ikintu kirimo kigenda gihinduka hariya mu misozi miremire ya Minembwe kuva MRDP twirwaneho bamaze kugera hariya muri kariya gace. Birumvikana imihana yose y'abaturage mu misozi miremire ya Minembwe bamaze gusubirayo ariko hari imihana yasenyutse burundu. Birumvikana barimo bagenda bayubaka bundi bushyashya. Umwana wa Karingi zose zarasenyutse. Bidego zarasenyutse. Karongi yarasenyutse. Irumba ryarasenyutse, Gaseke yarasenyutse ndetse na Biziba. Utu duce twose ni ugutangira bushasha kugira ngo abaturage babashe kubona aho bongera gutura. Birumvikana cyane. Yego. Reka dusoreze angana n'amakuru. Yego. Nshimiye abantu banye natwe muri aya makuru agezwe kuri iyi saha ndetse n'uyu munota mwakoze cyane. Ariko shimiye na Nikora by'umwihariko ku makuru meza cyane. Mwese muhaye muronke nitwa Job Marashamwe na Nikora. Mwebwe mwese Imana ibarinde. Asante sana. Imboni TV. Imboni ya rubanda.